Yesu ashimwe bavandimwe, ndabashohoje mu izina rya Yesu. Abakurikiye iyi televiziyo yitwa Voice of Hope TV Rwanda, uwo basuhuza ni Bagaruka Augustine. Uyu munsi dufite umutumirwa muramureba. Imana ishimwe yuko tugufite pastor. Amen. Uyu mutumirwa rero araje abibwire. Reka tumwakira abibwire. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amazina nitwa Gasana Franka, ndi umupasiteri. Imana ibahe umugisha. Pastor arakoze. Murabyumvishe ngo ni umupasiteri. Ikindi bitewe nanone n'ukuntu yambaye, murabona yuko akeye asa neza. Pastor ariko Imana iguhe umugisha, urasa neza. Imana iguhe umugisha cyane. Urasa neza. Mwabibonye yuko ari n'umugabo. Murakoze. Si ibintu ari bujye gusobanura. Tujya kwinjira muri iki kiganiro rero, Pastor, ndifuza yuko dusenga hanyuma tukinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Reka twubahe Imana tuyishimire. Data wera usumba byose, wo kwizerwa no kwiringirwa, uyu mwanya mwiza twongeye kuguha icyubahiro kuko ugikwiriye. Tugushimiye mwami kubwa mwene data turi hamwe tugiye gukorana ikiganiro uyu mwanya. Reka mwuka wera aze adufashe kuko mwami ntabwo umuntu yabasha gusobanura ijambo ryawe risobanurwa n'umwuka wera ari hamwe natwe. Reka mwuka wera aze abane natwe muri iki kiganiro. Urakoze ko uri hamwe natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. N'abantu badukurikiye, Imana ibahe umugisha. Ubushizi ubuherutse hari inyigisho wigishije. Abatari bayireba cyangwa se abatari bayumva, mujye hepfo murayibona. Yigishije avuga kubaha Imana. Iyo nyigisho yarayigishije igenda afashwa. Ndangije ndavuga rero uyu mupasiteri nzamutumira aze noneho atuganirire neza kubaha Imana ni iki. Pastor, ese kubaha Imana ni iki? Ese umuntu yubaha Imana ate? Murakoze cyane. Murakoze. Imana ibahe umugisha kubwo ikibazo cyiza mubajije. Uragize ngo kubaha Imana ni iki? Kubaha Imana ni iki? Wubaha ute Imana? Turashingira mu ijambo ry'Imana twasomye. Niho tugiye kureba kuko twabonye mu cyandiko kiri muri aho twatangiye dusoma. Icyo gihe twasomye icyandiko kiri muri Zaburi y'111 gutangira n'umurongo wa 10, bigaragaza kubaha Imana. Reka yongera adufasha dusomere uwo murongo, hanyuma nsobanuye kubaha Imana ni iki, wayubaha ute. Reka tuhasome. Zaburi y'111 murongo wa 10 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Imana iguhe umugisha. Ikibazo kirabaza ngo kubaha Imana ni iki? Niba numvishe neza, kubaha Imana ni iki? Kubaha Imana ni iki? Kubaha Imana Bibiliya irabivuze ahangaha, ni ishingiro ry'ubwenge. Hanze ahangaha iyo urebye neza witegereje usanga umuntu watekerezaga ko afite ubonamo, ukaba uzi ko afite ubwenge, ukaba uzi ko
ari umuntu usobanutse mu buzima bwo tubona, ariko wareba ibyo arimwo ugasanga si bwo bwenge buri mu ijambo ry'Imana. Ni umuntu wiyubashye, umuntu nawe wabona ukaba anagenda ukaba wanamukuraho icyitegererezo, ariko nyuma gato wasanga ibikorwa bye runaka ibyo arimwo ugasanga bitandukanye n'uko ijambo rivuga. Noneho rero ikibazo kibaza ngo kubaha Imana ni iki gishingiye aho ngaho, aho Bibiliya ivuga ngo kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge. Ubwenge rero ntibuguha gukora ibikozasoni, ntibikwemerera gukora mbabarire kuba ugaragara ku maso mu buryo busanzwe, umuntu akubona akaba akubona ufite icyizere, ariko hato gakeya ugasanga umuntu ari mu bintu atarakwiriye kuba abamwo, utakabaye unamutekerezamo. Ibyo biba bigaragaje ngo ntabwo yubaha Imana. Ni umuntu ariko ntabwo afite kubaha Imana muri we. Kubaha Imana rero ni ishingiro ry'ubwenge, kandi ubwenge biranga umuntu. Usanga umuntu uko umubonye n'ibikorwa bye bikakwereka ko umuntu yubaha Imana, kuko ntabwo uzamusangaho ubuzima buri hanze aha ngaha bupfapfanye. Wenda natanga nk'urugero, uzasanga umuntu afite urugo rwe cyangwa se afite ari buzima, ariko ejo ukazasanga baramufashe ngo yafashe umwana ku ngufu, kandi wamureba ugasanga umurebye ugasanga afite ubwenge. Yego. Ariko wareba ibyo akoze bikakwereka yuko nta bwenge afite. Ni ukuvuga rero ngo iyo yubashye Imana rero ni ishingiro ry'ubwenge, ntabwo byamwemerera kujya muri cya gikorwa mvuze. Ibyo bigaragara yuko ariko kubaha Imana biguha kuba imfura. Niba ari imfura, niba bivuga imfura, ntabwo biguha kwiyandarika, bigutera ugira uburinzi bukomeye cyane ku ruhande rwawe. Niba bigutera kwiyubaha kuko wubashye Imana, n'Imana nayo ikakubaha, kandi iyo ikubahishije ugendera muri uwo mutaka. Yego. Ntukorwe n'isoni, ntutakaze. Bakundwa, ikiganiro muracyumva ukuntu kimeze, murumva ukuntu kiryoshye. Nawe dukeneye komenti yawe aho hasi, wandikeho ikibazo wumva nakubariza umushumba ubutaha. Hari ikindi kibazo cyari gishamikiye kuri icyo ngicyo kivuga ngo ese umuntu yubaha Imana ati? Ese umuntu yubaha Imana ati? Ni gute wakubaha Imana nawe ukabyumva yuko wayubashye itagize ni gute? Yego. Imana iguha umugisha. Kubaza ni byiza. Ni gute wakubaha Imana? Icya mbere, yego, ni ukubanza ukamenya Imana. Ubundi umuntu yubaha, niyo tugiye mu kubaha, niyo waba ntabwo wakubaha umuntu utazi. Ubone urugero, icya mbere ni uko waba uzi Imana, kuko ntabwo wakubaha icyo utazi. Yego. Iyo wamaze kumenya Imana rero biguha no kwiyubaha, kuko ubamenye Imana. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo hari intambwe yo kumenya Imana. Wamenya ngo Imana ni Imana, biguha kuko ubuzi ubumana bwayo, ubuzi ibyo ishaka, nino bigutera gushaka uburyo wayubaha, kandi bishingiye mu ijambo ryayo, atari ibintu wishakishiriza gusa, kuko wamaze kuyimenya. Noneho kuyubaha rero ni ukugendera mu mategeko yayo. Yego. Kuko ntabwo tuvuga ngo kubaha Imana ngo nukuzagenda ngo Mana ndakubaha. Ni ukugendera mu mategeko yayo. Amategeko yayo ni ayahe? Ni ijambo ryayo. Yego. Iyo umaze kumenya Imana, kuyubaha rero icyo bivuga ni ukugendera mu mategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana ni ijambo ryayo. Amategeko yayo ifite amabwiriza avuga ngo nyura aha, kora ibi, gira utya, genza utya, bikora utya. Noneho ifite 1, 2, 3 ishyiraho kugira ngo ikwereke yuko
umenye kuyubaha icyo ari cyo. Ntabwo ari ibintu uzagenda uvuga ngo ngewe ndashaka kugenda mvuga ngo nubaha Imana, ahubwo kubaha Imana ni ukubanza ukayimenya, warangiza ukagendera mu mategeko. Mu magambo magufi ni uko kubaha Imana ni ukwayubaha, ni ukwemera ijambo ry'Imana icyo rivuga, icyo rikubwiye ukagishyira mu buzima bwawe. Icyo ijambo rikubujije ukagita, icyo ijambo rikwemereye ukagishyira mu buzima bwawe. Uko ni ukubaha Imana. Umushumba arakoze cyane. Kubaha Imana ni ukugendera mu mategeko yayo igutegeka. Niba ikubwiye ngo, Bibiliya niba ikubwiye ngo ntugasambane, nubwo ntukabikore. Niba ikubwiye ngo ntukibe, ntukabikore. Uko niko kugenda mu mategeko yayo, uko niko kubaha Imana. Wow. Bakundwa, sinzi mwebwe ukuntu mubyumva, ariko ikiganiro kiraryoshye kuko hari byinshi umenyeyemo. Nawe niba hari ibyo umenye rero, shyiraho comment aho hepfo. Ushyire Pastor, ntabwo ndi buze kubaza byinshi, ahubwo ndaza kugusaba kugira ngo niba ubu ababikurikiye bagiye kudushyiriraho comment, bandike babaze. Ese ubutaha uzagaruka usobanura ibintu bazabaza? Nzabisobanura mfashijwe n'Imana. Haleluya. Bakundwa rero, murabyumva, namwe mubaze ibibazo byinshi, hanyuma umushumba azagaruke tumubaze, dusobanukirwe kubaha Imana. Ese Pastor, reka ngize amatsiko y'aka kabazo. Umuntu yubaha Imana ryari? Umuntu yubaha Imana ryari? Imana iguha umugisha. Urabona ababyeyi iyo aguhamagaye uramwitaba ukamwubaha, yaba ataguhamagaye ukikorera utwawe. Umubyeyi yatuma umwana, nyine umwana akagenda akagerageza kugira ngo atebuka aba amwubashye, ariko iyo atari aho ngaho umwana yikora ibyo ashaka. Ese umuntu yubaha Imana ryari? Umuntu yubaha Imana kuvana ku wa mbere agashyitsa ku wa mbere. Ako kantu nta munota uhabwamo wo kudohoramo. Musho, ako kantu gasubiremo. Umuntu yubaha Imana kuva ku wa mbere agashyitsa ku wa mbere. Ubwo bivuze ngo yubaha Imana mu buzima bwe bwose. Ubuzima bwe bwose ni ukubaha Imana. Kuko nayo ngize ngo nabura umuntu ahera yubaha Imana cya gihe ari mu materaniro, yaba ari umuririmbyi yagiye kurepeta akaba aribwo yubaha. Naho ni uguhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Waba ucuruza, waba uhinga, waba imirimo yose waba ukora, bigusaba kuba wubaha Imana. Ntabwo bivuze ngo niba ugiye mu kazi kawe Imana urayitaye uyisanga mu rusengero. Imana ntabwo mu rusengero aho dusanga Imana. Imana ibana natwe igihe cyose. Mu rusengero naho duhurira kugira ngo duterane, twakira ijambo ry'Imana turi hamwe nk'uko Bibiliya bivuga, ariko siho hari Imana. Imana rero uyubaha kuvana ku wa mbere ugashyitsa ku wundi wa mbere. Ubwo bivuze ngo uyubaha iteka ryose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Asa nkaho umuririmbyi yaririmbye ngo buri munsi buri saha mwami wanjye ndagukeneye. Bisobanura ngo twubaha Imana umunsi ku wundi, umunota ku wundi. Nta gihe kirimo cyo kutubaha Imana. Kimfabusha n'ikijye kibamo. Ntikibamo. Mu kazi uhinga wubaha Imana, ucuruza wubaha Imana, wigisha wubaha Imana, uvura wubaha Imana. Akazi kose ni ukubaha Imana. Aka kantu karamfashije. Pastor, reka tugane ku musozo rero. Amen. Gusa ndafashijwe n'ubutaha uzagaruke. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze rero umushumba dusengera. Ibindi, iki kiganiro cyo kubaha Imana uraza kugisanga hari hepfo kuri iyo link iri hepfo, ugikurikirane. Hanyuma ukurikirane iki bizaguhesha kumenya neza kubaha Imana ni iki, ukurikije ibyo twize. Imana ibahe umugisha. Mureke twakira umushumba hanyuma dusengere dusoza. Imana ibahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri mwiza kandi watugiriye neza. Twakwitura iki? Ntacyo twabona.
usibye kugenda tukubaha kandi tukakubahisha mu isi, abatubonye bakabona wowe. Turagushimiye kubw'iki kiganiro tugiranye na mwene data. Mwami mwiza, komeza kucyagura abazagikurikirana, mana yacu, nabo data wera, abazaba bafite ibibazo, abazaba bashima. Mwami mwiza, niringiye yuko byose uriho kugira ngo uhe umugisha buri muntu wese uzabukurikiye. Urakoze kuko uri Imana. Dusabiye mwami w'abami abakurikira TV kugira ngo bakomeze guhabwa umugisha kubw'ubuntu bwawe. Ishimwe ni ryawe n'icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.